nawe waba umutagatifu. Erega nicyo wahamagariwe. Niki twakwigira ku batubanjirije? Ibuka igihe ubatizwa. Kuva ubu no mu bugingo bw'iteka ubaye urugingo rwa Kristo, we musaserdoti, umuhanuzi n'umwami. Ngaya amagambo wavugiweho. Muri batisimu wagizwe ikiremwa gishya, wambikwa Kristo. Ese itara ryawe riracyaka? Ese umwambaro wawe urakererana? Humura, garukira Imana. Abatagatifu n'abanyabyaha bababariwe. Akira Kristo. Ikiganiro ibirari by'ubutagatifu mukigezwa na Beata Mukarusanga, umukristo wubase urugo. Bavandimwe Kristo Yezu akuzwe, ikaze ku kiganiro ibirari by'ubutagatifu. Duherutse kumva Mutagatifu Alphonse Maria wa Ligori n'uburyo avugamo mu biganiro cyangwa se mu bitabo yanditse Umutagatifu Jean de Dieu cyangwa se Yohani w'Imana. Reka nawe tumuvugeho uyu munsi. Nagira mbanze mbateguze mbabwire yuko ari igihe twumva ubuzima bw'abatagatifu tukikanga tukavuga ngo se ko ngenda umunyabyaha, se ko ngiye nkishakisha, ku myaka ngezeho 40 ubu nabo mutagatifu koko. Nagira mbabwire ko ihumure turarisanga muri uyu mutagatifu. Nimara kumva ubuzima bwe murashaka, ndifuza ko mwaza gufata icyemezo kugira mwumve ko bishoboka ko umutagatifu ndwaba ukuze. Mutagatifu Yohani w'Imana cyangwa Jean de Dieu yavukiye Portugal ku itariki 8 z'ukwa gatatu 1495, yitaba Imana ku itariki 8 z'ukwa gatatu 1550. Hanyuma akaba rero azwi nk'umuvugizi w'abakozi mu bitaro, we na Mutagatifu Camille. Yavukiye mu muryango w'abakire ariko nyuma baje gukena. Afite imyaka 8 yatangiye gushakisha ubuzima, nakwita aventure, sinzi uko nabivuga mu Kinyarwanda, nko gushaka gukurikira inzozi ze akiri umwana. Hanyuma akurikira umugenzi wigenderaga yumva ko agiye Madrid, nawe urumva hari muri Portugal, ariko agira amatsiko aramukurikira. Baragenda, hanyuma aza kumubura atanageze aho ngaho Madrid. Muri uko kumubura wa mugenzi amubuze, umwana w'imyaka 8 yarakiri mutoya, yahise yumva ko azimiye pe. Ashakisha nyine umuryango wamwakira, agwa ku muryango w'abatware ahitwa Oropesa i Toledo. Nuko abakorera nyine imirimo itandukanye, cyane cyane ab'umushumba w'amatungo. Abiyo ari umushumba kwiza ku myaka 27, ariko kubera ko yumvaga inyota yo kumva aryohewe n'ubuzima, yo gutinyuka ibintu bitanga, yumva yashaka gutinyuka ibintu zindi aventure, yumva ashaka kuba umusirikare. Nuko yinjira mu gisirikare cyo muri Espagne. Aragenda arwana n'ingamba zitandukanye, urugamba rwa mbere ararutsinda. Hanyuma nyine n'abandi basirikare baramushimira cyane, ariko muri iyo minsi n'ubundi muri icyo gihe cy'iyo ntambara ya mbere yarwanye, umunsi umwe ahanuka ku cheval, yikubita hasi aravunika. Hanyuma aho azagerera nyine kubamutumye baramusezerera, mubwira yuko atari umusirikare mwiza kuko icyo gihe yaguye iminyago bari bavanye ku rugamba, ntago bashe kwigeza nyine barayijyaniye. Abo yari banyaze n'undi baragarutse barayijyanira. Icyo rero cyamucishe bugufi cyane, abona ko yamakuzo yakurikiraga ntacyo avuze cyane. Arongera aragenda, agira kujya gusaba akazi ko kuba umushumba. Amaze iminsi mikeya, amaze imyaka mikeya muri ako kazi, arongera yumva asubiye kugira ya nyota y'ibirenze. Arongera asubira mu gisirikare, atsinda urugamba rukomeye nabwo. Noneho bamaze kumushimira ntiyahaguma, ahubwo ahita avuga ati noneho rero dore nabaye ikirara bihagije, reka njye gusura ababyeyi mbiyereke, menye ko bamenye ko nkiriho. Ageze iwabo rero yababajwe no gusanga se na nyina barapfuye. Yamenye ko nyina yitabye Imana nyuma y'iminsi mike cyane ahavuye, na se nawe ko nyuma yaje kurwara no mu bukene bukomeye bagize nyuma yo gukira, hanyuma agapfa. Ese rero atangira kwishinja, atekereza ko yikurikira inzozi ze n'amakuzo y'isi, yibaza ku buzima n'agaciro kabwo, yibaza ku mibabaro ya muntu, aribaza arisubiza, ariko cyane cyane abazwa n'ukuntu atitaye ku babyeyi be, nibura ngo baramubonye yarageze ku kigero cy'ubukure.
nuko ahita afata umwanzuro wo kujya mu majyaruguru ya Afurika aho abakristo bari bamerewe nabi batotezwa. Yumvaga hari wenda azaba umumaritiri. Nuko yahingukiye rero Maroc mu 1535, icyo gihe amaze kugira imyaka 40. Aragenda akazi yabonye aho ngaho nako guconga amabuye. Aragenda aconga amabuye, ataka umujyi wari ufitwe wari utegekwaga na Portugal, umujyi sinzi ko babisoma ni Ceuta cyangwa Ceuta simbizi, mu gace k'amajyaruguru ya mu gace karigaruriwe nyine na Portugal. Ku itariki 20 z'ukwa mbere 1537 yari amaze kugira imyaka 42. Nibwo rero yasubiye iwabo Grenade, aho iwabo, hanyuma asanga umuntu witwa Avila, Yohani wa Avila, yaje kuba umutagatifu. Yari afite ngo impano ikomeye yo kwigisha. Amutega amatwi, ahita afata icyemezo cyo guhinduka akaba umukristo nyamukristo, atangira kumva ubuzima bwe bwarapfuye ubusa. Kuva uwo munsi afata icyemezo cyo guha agaciro ubuzima bwa gikristo. Ahita atangira kujya mu buzima bwo kwibabaza no kwicisha bugufi cyane, no kwita ku batishoboye, abatereranywe na sosiyete. Muri icyo gihe nta bitaro byabagaho, habaga ibintu cyitwa asile, ahantu abantu barwaye mu mutwe, abantu bameze nk'abatishoboye, bafite ubukene bukabije, babandi bagenda basabiriza. Habaga igihe rero bagakubura imijyi bakagenda bakabarunda aho hantu hitwaga asile, abarwaye, abatarwaye, ari imvange. Nawe rero agenda yivanga n'abo bantu, akajya abafasha gusubiza ubuzima bwabo agaciro, akabigisha gusenga, ndetse na Yohani wa Avila abimufashamo. Udufaranga yari yasigaranye yagiye akura muri za aventure mu buzima yagiye anyuramo, niho yatumariye, abafasha kubaho ubuzima bufite agaciro, kubambika, kubaha ibyo bakeneye. Hari igihe yajyaga gusabiriza kugira ngo abone icyo abagaburira, hanyuma yabona abandi bantu basabiriza mu nzira b'abakene, akiyambura ibyo yari yambaye akabibaha, wagasigara ameze nk'uwambaye udushwangi, niko navuga. Byageze abantu bamwita umusazi, bageze abantu bavuga uwo rwara byararangiye, bituma nyine asa nk'umuntu wataye agaciro. Ariko uko ikintu cyamushubije agaciro nuko umutima we wose wari ubirimo, ntabwo ari byo yihangishwagaho, ahubwo yabigiriraga Imana. Hanyuma aza kugeraho ubwe yishingira asile, ibindi bitaro, ariko byo arabisirimura, abishyiramo akantu k'ubuhanga, gutandukanya indwara, kuvura abarwayi koko, kumenya icyo bakeneye, mbese atari ukurunda abantu ahantu hamwe. Afatwa rero nk'umuntu watangije mu by'ukuri umuco wo kuvura umuntu mu buhanga mu bitaro. Niyo mpamvu usanga amaklinike menshi amuragijwe. Amaze rero gushinga ibyo bitaro, bakabona ko byiyubashye, biri mu murongo mwiza, noneho batangiye kumuha agaciro, bavuga ati ntabwo ari umusazi, burya ntabwo ari bihangishwaho, ahubwo ibintu arimo ni Imana, n'ubutumwa arimo, ntabwo ari ibyo yigirisha. Bituma rero abayobozi ba Kiliziya bamuha agaciro cyane, bakamwifashisha, bakamwiyambaza mu mirimo itandukanye. Ariko we uko bamuha agaciro no kumuzamura mu byubahiro, we akarushaho guca bugufi, akibabaza cyane. Yabaga mu buzima bwo kwibabaza. Hanyuma byageze aho atangira kujya abona, nabyita nk'amabonekerwa, cyangwa se sibura ecstasy, nabyita nko gutwarwa buroho. Hanyuma umunsi umwe Bikira Mariya amubonekera afite ikamba ry'amahwa, ararimwambika ku mutwe. Kuva uwo munsi agahorana ibikomere by'ikamba ry'amahwa. Yaje no gupfana ku myaka 55. Yitabye Imana rero ku itariki 8 z'ukwa gatatu mu 1550. Isomo twamwigiraho ngira ngo ni iryo twatangiriyeho: ntabwo wakererewe. Igihe cyose wafata icyemezo ukamaramaza, kandi ujya kumaramaza, Roho Mutagatifu azagufasha kumenya ngo ese ubutumwa bwawe ni ubuhe. Ngira ngo cyangwa no gutangira uyu munsi. Kimwe mu byo abatagatifu bose bahuriraho na Maria Alphonse wa Ligori twaganye mu minsi ishize yavuze, nuko iteka uzajya utekereza ngo ejo hashize ntihakira hanjye, ejo hazaza ntabwo araza mu biganza byanjye. Igihe mfite nzi neza n'uyu munsi. Uyu munsi nshobora gukunda, uyu munsi nshobora gufata icyemezo, uyu munsi nshobora gusenga, uyu munsi
ushobora gufata icyemezo runaka. Natwe rero nanjye ndibwira namwe mbabwira twafata icyemezo uyu munsi cyo kuba beza kurusha abo twari bo ahashize. Hasingizwe Imana, abamarayika n'abatagatifu.